bakristo bavandimwe, Kristo yazakuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Munyemerere dusangire amasomo atagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu duteguriye kuri uyu munsi wa kabiri. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, nk'uko icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe, kandi n'urupfu rukuruwe n'icyaha, bityo urupfu rucengera abantu bose kuko bose bacumuye. Koko rero nubwo benshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, ineza y'Imana n'ingabire y'ubuntu by'umwe Yezu Kristu zasesekaye kuri benshi ku buryo busumbijeho. Niba kuko urupfu rwaraganje rutewe n'icyaha cy'umuntu umwe ku buryo busumbijeho, abahabwa ineza n'ingabire zitabarika z'ubutungane bazaganza mu bugingo babikesha umuntu umwe Yezu Kristu. Bityo rero nk'uko icyaha cy'umwe cyatumye abantu bose bacibwa, niko n'igikorwa cy'ubutungane bw'umuntu umwe kizatuma abantu bose bahabwa ubutungane butanga ubugingo. Koko rero nk'uko ukutumvira k'umuntu umwe kwatumye benshi icyaha kibahama, niko n'ukumvira k'umuntu umwe kuzatuma benshi baba intungane. Aho icyaha cyakwiriye, ineza yarushijeho kuhasendera, kugira ngo nk'uko icyaha cyari cyaraganje mu rupfu, ineza izaganze mu butungane butanga ubugingo bw'iteka muri Yezu Kristu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi: ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa cy'impongano, niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Mu muzingo w'igitabo handitswemo icyo nshakaho. Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe ajya ampora ku mutima. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari, ibyo usanzwe ubizi uhoraho, sinigeze mbumba umunwa wanjye ngo nceceke. Abagushakashaka bose nibahimbarwe bakwishimira, abakunda umukiro wawe nibavuge ubudahwema bati uhoraho ni igihangange. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati: nimukenyere kandi muhorane amatara yaka, nimugenze nk'abantu bategereje shebuja avuye mu bukwe, kugira ngo nagira iwe agakomanga bahite bamukingurira. Barahirwa abo bagaragu shebuja azasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azakenyera abicaze ku meza maze abahereze. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bakimutegereje, barahirwa. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aratwibutsa ko abemeye Yezu Kristu bamukesha inema n'ingabire zitabarika z'ubutungane. Arongera kutwibutsa kandi ko ubutungane n'ukumvira kwa Kristu biduhanaguraho icyaha, bikaduha kuba intungane nka we. Ivanjiri iradushishikariza kuba maso. Isomo rya mbere riragaruka ku mateka ya Adamu ndetse na Yezu Kristu. Kubera icyaha cya Adamu benshi baracumuye, ariko kubera Kristu benshi babonye imbabazi. Yezu Kristu rero kumwizera biduha kwakira ineza n'ingabire zitabarika z'ubutungane, biduha kurushaho kugirirwa neza n'Imana no kuronka imbabazi zayo. Yezu Kristu niwe nzira, ukuri ndetse n'ubugingo, niwe uduha kuba abana b'Imana tubikesha ukuba yaritanze agapfira ku rupfu rw'umusaraba kugira ngo aducungure, akababara kugira ngo tubabarirwe, kandi akitanga kugira ngo natwe twigiremo ubuzima buzima, ubuzima butazima, ubuzima budapfa. Ukumvira kwe kwamugejeje ku rupfu rw'umusaraba n'ubutungane bwe nibyo biduhanaguraho icyaha n'ubusembwe bwose,
bikaduha natwe kuba intungane tubikesha igitambo kimwe rukumbi cyo ku musaraba. Ikibazo twakibaza, ese twemera Kristo wabambwe koko? Ese twizera kuronka ingabire zitabarika z'ubutungane tubikesha ubutungane bwe? Ese ubuzima bwacu, ibyishimo byacu n'amizero yacu bishingiye kuri Yezu Kristo wemeye gupfa maze akazukira kuduha ubuzima? Yezu Kristo rero aradusaba kuba maso, guhora iteka duharanira gukora icyiza kugira ngo ibikorwa byacu byiza bimurikira abandi, bibafashe kumenya uwo twemeye kandi nabo bamukurikire. Gutegerezanya Kristo, ukwemera, nibyo binadufasha kumukingurira imitima yacu kugira ngo ayituremo, kugira ngo aduhe amahoro n'amahirwe, bityo ubuzima bwacu bugira icyerekezo kandi duhora iteka tunyuzwe nuko twamenye Imana, nuko twamenye Kristo maze akadukiza kandi akaturonkera ingabire nyinshi zitabarika zizatugeza ku butungane. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire yo guhora iteka atuzibura amatwi ngo twumve icyo adushakaho, bityo ubuzima bwacu bwose twiyemeze gukora ibishimisha Imana kandi amategeko yayo aduhere ku mutima kugira ngo tuyakurikize atuyobore. Turiho rero turi abantu bamamaza ubutungane bw'Imana aho turi hose. Iminwa yacu ibereho kuvuga ibitangaza, ibyiza ndetse n'ubuntu Imana idahwema kutugirira. Tuyishakashakane umutima utaryarya kandi duhore tubwira bose ibyiza yadukoreye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.